menye yuko ari nk'umugabo wanjye Pastor Mutesi, mbimenye ko ari nk'umugabo wanjye, ni urugero nyine dutanze nk'ubu ni urugero nk'uwo mugabo nyine bikazamenyekana nyine ni urugero bikazamenyekana ko wenda ni urugero uwo mugabo nyine uyungu bagiye kubana ari nk'umugabo w'undi mugore, ndakurahiye nitwakirana. Pastor Mutesi afite abana, ntago ari ngombwa ngo yongere abyare. No nyine n'ubushyuhe niba adakeneye kubyara rero ubwo n'ubushyuhe butumye ashaka, biba atari ubushyuhe nyine afite uburyohe, tujya twemerera aryoha uburyohe nayo nzi uburyohe yumvisheyo, ntabwo ashaka ko bumucika. Yego, arashaka kunyabwumva tu. buriya ari wowe ugeze muri ra myaka wahita ubireka gutyo. Izina ry'Imana mfite abana bangana nk'abo Pastor Mutesi afite, uri kunyumva? Mfite abana bangana nka kuriya, ntago nakandavura njye njya kwirirwa nagangarana n'abagabo, bana banjye mbateze imiruho. Ubukwe niburamuka butabaye ariko n'ubundi akibanira n'uriya mugabo nabonye witwa, n'ubundi azaba ari ihabararye. Ubwo bazaba ari amahabara abiri. Ni amahabara abiri, ni indaya n'ihabara biba bibanye. Nibyo niyo mpamvu na Pastor Mutesi nyine ashugunga akajyayo. Wako umuntu wese agira ibintu bibiri bitandukanye. Mama Sharirene afite ubushyuhe, urumva? Ngeje bundi nigeze ko n'ikiganiro yigeze kwa Prodinga mu minsi ishize ari kuvuga ngo yasohokanye na sheriwe, sibyo? Yego, yasangiye na sheriwe. None yasangiye na sheriwe kandi avuga ko nawe undi mugabo ashobora gushaka. Mu by'ukuri uyu mugabo we atwara indege. Urumva? Sinzi ukuntu ndeba nkabona n'icyumweru nticyashira. Kutase kitashira imbere mu mubiri. Kinashize amavide agatoye se nge Ndemerine. Nanjye bageze ajya kunjyana igitagata. Ufite ubushobozi bwo kuba wo kwihangana icyumweru kigashira. We ntiwakwihangana. Yewe uyu uwo sinjye. Mbese n'umunsi ntiwashira. Ngewe mfite ukuntu urumva ubitekereza ukahita usara. Umubiri ukora neza 100%. Ukahita usara. Niyo ntasara mba afite Yesu. Ukahita usara ukatujyana ukagemura ibibazo ufite, ariko biri bikira ariko muramenye mw'abakobwa tujya tugira urukumbuzi. Nge nabyo urukumbuzi rero ngira. Pastor Mutesi umuhoye urukumbuzi. Oya nagenda nyine niyumva icyo abandi bagore bagize gute bamurushijeho muri no minsi. Ntagende pe, azahirwe, sinanamusabira ibibi, azabyare yororoke yuzuze. Ikintu rero Pastor Mutesi ashaka gukuraho Imena TV show. Ariko kizo meze neza, ndabashima Imana. Na malaria yanjye tukigendana buhoro buhoro itaranshiramo. Yego, turaho mbese nyine ni Shizarya narakubwiye ngo urwara ubyibuha. Urwara mbyibuha we usunda byubushye. Reba ikiboko ufite, uziko ufite ukuboko ko ni karemano. Yesu ashimwe. Ukuboko ko ni karemano kuva na cyane nakugira. Uziko ukuboko kuruta mu nda hawe. Nese ubwo si uburwayi? Ntago ari uburwayi. Ikiza cyanjye kurakomeye. Oye, ufite ukuntu uteye nk'agacupa kanuze. Ukiki kahe nikene. Hejuru abari hato, hasi ari hanini. Ariko nyine amaboko araruta ahandi hantu, nicyo kibazo. Amaboko ninuza no hasi nibyo binini. Hejuru wakubona mu maso yagira ngo akantu karaho. Ukuri ndakamaneka. Kandi ubundi mwoka byaramye. Murebye ahantu kamera itari kureba. Imwe nzaza banyerekane hose. Na esha umva baziruka. Ari amakuru ya weekend sesha kutagiye kurya ibigori ku mudugudu. Reka ntabyo nagiyemo. Rero sinakubwiye ko malaria ikingendamo. Ese iyo umuntu arwaye malaria ntago arya ibigori. Nde no muzima usanzwe ibigori simbikunda. Yego. Cyangwa iwanyu ntago byahaberesha. Byahabaye buriya mu mudugudu urase nuko wenda nagiye, ariko byahabaye we umunsi w'intwari nge nawijihirije mu nzi wanjye. Harya ku munsi w'intwari tuba twibuka izihe ntwari niba uwo ubizi? Imena, Ingenzi, bari n'iki kintu? Nimanzi. Akumva ko kizumva ko ndabizi. Wambwira abasirikare, wambwira intwari zibarizwa muri ibyo byiciro? Sinzi ngo nyine nge habarizwamo nde mu Ngenzi mu Mwana. Ariko uwo nzi nge nkunda cyane na papa wanjye yaramukundaga akiriho, Fred Gisa Rwigema. Mfite na musaza wanjye witwa gutyo. Witwa Fred Gisa n'ubundi? Rwigema. Amazina yose ko mwasheshuye? Nuko tumukunda. Abarizwa mu cyiciro cy'intwari? Simbizi ariko nyine ntaho ngaho. Abanyeshuri b'Inyange bo babarizwa he?
nyine nabo naho ngaho urumva ntabwo tujya kure ni maho ngaho bose ni intwari tuba twibuka ni abantu nyine bakoze ibikorwa bizima bagapfa nyine ariko bafite ibyiciro bagenda babarizwamo nyine ibyo byiciro nibyo nazi ariko turabizwa ari abantu badanje umusirikare utazwi wabarizwa he umva umusirikare atazwi abariza nkawe upfuye urumva uhita ugenda bakagushyingura oya dufite mbese nyine abarizwa wese umuntu wese wapfuye arandi hantu abarizwa uretse mu irimbi umuntu wese wapfuye arandi hantu uzabarizwa ni mu irimbi umusirikare utazwi nawe yapfiriye mu irimbi yarapfuye baramushyingura mu byiciro by'intwari dufite harimo n'aho tugira tukavuga ngo umusirikare utazwi nk'uko tuvuga abanyeshuri b'Inyange nyine abanyeshuri b'Inyange babarizwa simazi icyo nzi cyo nuko ari mu ntwari ariko umva umusirikare utazwi n'igihugu nikigeze kumenya ntikinamuzi ntikinanamwitayo niyo mpamvu batanamumenye niyo mpamvu rero bamushyinguye uko babonye ntibanamwibuka ntibananamuzi ukeneye kwicara ukiga nese niga iki ibintu ndi kubwira njye ndabazi ni imanzi ni imena n'ingenzi ariko ntabwo uzi ababarizwa muri ibyo ntabwo mbazi icyo rero nicyo ukwiye kwicara ukiga ukamenya ugasobanukirwa hanyuma ukajya ubona uretse kubeshya ubu nkanjye umuntu ansubiza mu ishuri yaba yihemukiye mu by'ukuri ubu bwenge bwanjye bwafata ikintu cyo kwiga nicyo rero cyica abanyafurika kwiga ntabwo bivuze kwicara mu ishuri nuragira ngo nige ubu naha wakiga ubuzima bwaragusobanurira ibyo ngibyo ukiza ubuzima bwaranyigishije na n'ubu ukinyigisha nabyo binyeneye kwigamo ikibazo cyawe ufunga umutwe wowe ntujya wemera ko hari ibyo utazi ugomba kumenya nyine nanjye nakubwiye ngo nabyo nzi ikintu rero kivuna kigira cyica abanyafurika ni ukuba udashaka kumenya icyo ushaka kumenya ngewe rero ikiza cyanjye ntabwo kamisobanurire neza bibe clear ntabwo nshaka kubimenya sibyo ibyo nzi ndabizi ni ibyo ubundi baravuga ngo biragora kugira icyo umenya utazi mu gihe uzi neza ko ntacyo utazi subiramo ongera ubivuge biragora kugira icyo umenya utazi mu gihe uzi neza ko ntacyo utazi biragoye kumenya icyo utazi mu gihe utazi neza ko ntacyo uzi biragora kugira icyo umenya utazi mu gihe uzi neza ko ntacyo uzi biragora kumenya icyo utazi ko ntacyo uzi akari uri fake man kandi wakona mu nzira agenda yabaye ngo dore umuntu biragora kumenya icyo utazi nawe ubwawe utiyizi biragora kugira icyo umenya utazi mu gihe uzi neza ko ntacyo uzi biragora kumenya icyo utazi nawe uzi neza ko utiyizi biragora kumenya icyo utazi nawe ubwawe ubizi neza ko utiyizi reka tubireke bizasaba igihe ndetse ugiye kuba nk'aba bantu ngo mvuga haba haboheye none se wabisubiramo wowe bikakunanira nakubwiye ngo biragora kugira icyo umenya utazi mu gihe nyamara uzi neza ko nta kintu uzi biragora kumenya ko icyo utazi nawe ubwawe ntacyo uzi biragora kugira icyo umenya utazi mu gihe uzi neza ko nawe ubwawe ntacyo uzi hano ntabwo nacyo muri ripiti urumva ntabwo nabishobora kubisubiramo biragora kumenya icyo utazi nawe ubwawe utiyizi ngo nyamara utazi niba utiyizi niba utamuzi umva ni ibintu abantu babikwandikire muri komantere bakwigira kunyigisha nabyumva ubivugaga nkanabyumva pe ariko ikosa ni ukumbwira ngo bisubiremo ariko kubivuga ko wabyumvaga nabyumvaga ariko wari kumbwira ngo bisubiremo nibyo rero nakubwiraga ubwo ikintu bishatse kuvuga nkawe mu gihe uzi neza ko nta kintu utazi ibintu byose ubizi biragora kugira ikindi kintu gishyashya nta na kimwe nizi mwana wa mama kandi amakuru yo ku mihanda ubu dore umutwe uruzuye amakuru yo ku mihanda yose nyine ko ari baba bayazanye imihanda ubundi twebwe ntabwo tuvuga ibyo abantu batazanye niba uri urugero kiza rero ubundi nafata akiyandarika akizana ku mihanda wubwe ni urugero nanze akizana nkifata videwo uri ni urugero nawe ukizana nyine wizanye ejo natera kamera nanjye nakicara nkakuvuga uzavuga ngo nakuvuze mu by'ukuri nese mwajye muvuga ibibareba tureba n'ubundi tuvuga ibitureba niyo mpamvu natwe wabishize hanze tukabira twamara kuya tukaza tukabivuga nese igihe ukazana inkuru za runaka na runaka nyamara utazi neza nimba n'abantu turi kubibwira bashaka kubimenya ubundi bushaka kumvikana babaye batabikeneye bazabitubwira yego nzandike muri komantere ngo nabyo dushaka ntabwo tuzongera ariko in case nta muntu uravuga ko atabikeneye niyo mpamvu natwe twicara
tukabivuga. ariko si ubundi ku mugani ko baba babizanye ku mbuga nkoranyambaga ubundi tubivuze bitwaye iki si uko niba wowe ubwawe ubyizaniye ibintu byawe bwite prive ukabyizanira ati nkumbuye kurana n'uwenda n'urugero n'umugabo ukabyivugira uri umuntu w'umupasiteri kazi ukabyivugira ejo natera kamera navuga numva nkubwire nyamara mwe abapasiteri kazi mwe namwe ni muri shyashya ubona uri umuntu w'umupasiteri ushumbye inamba n'inama warangiza ukajya kuri kamera ukavuga ubusa ukumbuye kurana n'umugabo wambaye ubusa imagine. ubwo twanatangiye kandi uwo ninde se kandi uri kuvuga we noneho ni umupasiteri ugiye gukora ubukwe ariko ngewe gukora ubukwe nta bidanje birimo nta n'ikintu bitwaye nta bukore ni byiza sose mutese kandi ko nabonye ari we mwatangiye yasohoye save the date ako nubwo twamwihaye none se ubundi kibazo ni congratulation genda wumva icyo abagore nyine bakurushije n'ubundi yari akizi ariko si ubwa mbere none se bibaye atarakizi urumva yari gusubirayo oya n'ubundi yari akizi asubiye kumva noneho icyo n'ubundi abagore bakomeje kumurusha bafite abagabo urumva yagize ibyago umugabo we ese buriya ari umugabo we bari barasezeranye mu mategeko oya ariko se kuba barabanaga si umugabo we ni ihabara rye umuntu wese umuntu mutasezeranye wese mu mategeko mva mwa bakobwa mwe niba uzi kubana n'umutipe mutaragiye ngo azamure incakwaha afate ibendera ry'u Rwanda abivuge kuri umugore we Chakwaha kandi ni chakwaha bazamura dano siyo uzamuye kuno nago ziba zigaragara nubwo naje nazo mfite nese yo yazogoshe burya bagaragara abazamuye nyina akaboko urumva ko umuntu tarazogosha abazigaragaje nawe tuba tumubonye niba umusore mubana mu nzu sister akubeshya ngo ndagukunda ukajya aho ngaho ukabyuka mu gitondo ugakoropa ugatunaro ugakora breakfast saa sita ugakora lunch ninjoro ugateka dinner uwo mugabo uwo musore abyuka akajya ku kazi iwanyu niba muzi mu by'ukuri ni n'ababesto bawe murakundana nyine atarazi iwanyu ngo abivuga agenda afata ibendera ry'u Rwanda uwo muntu ntabwo ari umugabo wawe nta nubwo nawe ari umugore wawe aba ari inshoreke ni habara by'umugabo kuko ejo n'ejo bundi ntagenda akibonera uwo yakunze azamujyana mu murenge bagire gute babane basezerane byemewe n'amategeko y'u Rwanda wese uratubeshya ngo n'umugore mu kigaragaza ko ari umugabo we n'iki none se nicyo ushingira uvuga ko irira ryari habara rya pastor ryari habara da igindi kimenyetso cyerekana ko yari umugabo we ako sari iyo tinyo tukafata pasiteri Mutesi kavuga ngo yarafite habara atari habara se ikimenyetso cyerekana reka tujye tubwizanya ukuri kizo ubu ni urugero nkanjye mw'irangabimerere yanjye wenda aracyarimo yuko ndi singo ndiki uri singo ndiki ndi umukobwa uri singo isa nawe uri habara ry'abagabo bamwe na bamwe no nge nta umuntu uzi ko tudatinga nge nawe navuge muri commentaire ariko wigeze kubihabara rya bamwe na bamwe nigeze kugiraho sheri kugira ngo nanjye nzagera igihe nanjye mba umugore ubwo wari habara ntago nari habara kubera ko katugere kwihabara uri kubyihutisha reka tuze tugere kwihabara ngiyewe twarakundanaga ariko ntago nagiye ngo mbane n'iki n'umuhungu ngende tubane mu by'ukuri ihabara naba bana nta muntu n'umuntu bana n'undi batarasezeranye ababyeyi bo batanabizi katwemera kwenda ababyeyi wenda babizi ariko niba amategeko ababyeyi banyu babizi leta y'u Rwanda irabizi ko uwo muntu ari umugabo wawe ku buryo nagize ikibazo namunagiranye ikibazo leta y'u Rwanda mukurikirana nk'umugabo wawe yegora nyine mbwira ngewe ntahabarangira ntahabarugira ngo umugabo nihabara umugore aba ari indaya ubwo pastor Mutesi yari indaya y'iryo habara hari indaya y'iryo habara ubwo niyo nareba iki kiganiro ariko nakizwa niki mvuze realite nazane certificat ya mariage yerekana ko yari umugabo we bitemewe n'amategeko nzaca bugufi nsaba imbabazi kuko navuze ibyo nahagazeho ariko niba umuntu batarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko butemewe n'iki n'amategeko uvuga ko ari umugabo ushingiye kuki icyo gihe aba ari umugabo w'abagore bose nawe uri umugore w'abagabo bose
ni ukuvuga ngo kugeza ubu nibwo Pastor Mutesi agiye kwitwa imbwa agiye kwitwa umugore kuko yasohoye save the date agiye gukora ubukwe tuzabutaha ntitubutaha kubiza bigaragara gusa ko mwatangiye kubutera imijugujugu ubu buzaba bukibaye ubwe aragira ati nubwo umuntu ahari ariko sindamwemeza kuko ibyawe nibyo wamize kuko nibikiri mu matama umuntu yagutera ingumi bikagira gute bigasohoka bivuze ngo rero nubwo ashobora kuba yasohoye save the date ubukwe bushobora kuzaba kimwe nuko bushobora kutazaba nta kibazo twe twahaye twamuye congratulation kubera intambwe ya mbere ni step ya mbere burateye no kwa byonyine uwo muntu ahari bakemera gusora itariki y'ubukwe nuko uwo muntu nyine ahari nubwo wenda ataramushiranze ngo tumubone ariko nuko umuntu agize ate ahari nyine congratulation genda wubake bizaguhire rumva uzabyare hungu na kobwa nico cyo nyine namubwira ariko nyine nago bikura ko amateka y'umuntu azajya yavuga yego hagende yubundi Pastor Mutesi arabona bonye uragira imyaka yaragezemo arashaje kameme arashaje se ashaje kurambira umuntu ufite abana tubanduta biga za kaminuza uri kunyumva adakeneye kuba yabana n'umugabo nawe akumva akeneye n'umuzimiriza ubushyuhe sari watewe n'ibiki none uzi ko wari umupasiteri uri kuvuga umupasiteri se n'udafite umubiri wakada none se ubundi kosa none niba umubiri we ari umupasiteri umubiri we barawuzimije kuko agiye gushaka ajya gushaka uwo mugabo we babane ni musaza we none se umugabo bivuze ngo abo wo kurongora gusa nta kindi yagufasha none se nyine kubizi wowe kizo ubana n'umugabo kugira ngo bigende bite ahanini kugira ngo agufashe inshingano zimwe na zimwe kugira ngo mwagure umuryango bibivuga n'abariko ubana n'umugabo kugira ngo n'umugore akabana n'umugabo kugira ngo mwagure umuryango Pastor Mutesi afite abana ntago ari ngombwa ngo yongera abyare none nyine n'ubushyuhe niba adakeneye kubyara rero n'ubushyuhe butumye ashaka biba atari ubushyuhe nyine afite uburyohe tujya twemerera aryoha uburyohe nayo nzi uburyohe yumvisheyo ntabwo ashaka ko bumucika yego arashaka bwumva tu buriya ari wowe ugeze muri ra myaka wahita ubireka gutya izina ry'Imana afite abana bangana nk'abo Pastor Mutesi afite uri kunyumva mfite abana bangana nka kuriya ntago nakandavura njye njya kwirirwa nagangarana n'abagabo bana banjye mbateze imiruho ubukwe niburamuka butabaye ariko n'ubundi akibanira n'uriya mugabo nabonye n'ubundi azaba ari ihabararye ubwo bazaba ari amahabara abiri n'amahabara abiri ni indaya n'ihabara biba bibaye ntese icyemeze nyine ko ari umugabo wundi nikiye ku bana ntago bibaho niyo mwamubyaranye abana 10 sheri wanjye mutarasezeranye byemewe n'amategeko ni ahantu herekana ko uwo muntu ari umugabo wawe niyo abana baba arabi mwaba mwarabyaranye nkuko nundi wahura n'umusista umva mukiyaranja ukamutera inda yego icyo gihe umwana aba ari uwawe ariko umugore ntago aba ari iki ari uwawe none se ibintu biri clear ni ibintu byumvikana uwitwa Mama Charlene aragira ati uriya nawe ubushyuhe buramwisha oya kandi ahubwo wavuga ngo ikintu cya mbere kimushimisha ngo ari ukwinjira mu muryango wa banki we ibyo by'abagabo ntabyo yitayeho uriya nawe ni ukubeshya ni impamvu uvuze ko ubushyuhe bumwisha nuko nawe azagera igihe ibyo ngibyo ari kuvuga akabireka ariko uramutse ushatse umugabo nyuma wenda hakaza kuba impamvu ituma mutakibana cyangwa se atagihari igihe ushobora kwihanganira kuba wabaho utarabana n'undi mugabo n'igihe kingana gutya Imana yo mu ijuru yego iyo ni realite yanjye ni urugero nshatse tukananiranywa n'uwo twashaka n'uwo twabanaga bikaba ngombwa ko amvira mu buzima nanjye nkava mu buzima bwe yego izina ry'Imana twarabyaranye dufitanye umwana nagenda nkafata uwo mwana nkamurera nta wundi mugabo nashaka ubwo se icyo naba nkurikiye ungana gutyo ufite imyaka ingana uku nguku ungana uku ni urugero wenda ufite 20 wenda ni 5 nta kibazo kizo njyewe ntago nta wundi mugabo nakongera gushaka uzi ikintu nakora nagenda nkakorera ikofi ariko wajya ujya kwiyaranja hanze wenda ushobora kutaza n'umugabo ngo mushyire mu rugo uwo n'umuvumo n'abandi gukurira umwana wanjye muraga uburaya ndarwana nande ubwo se umubiri wawe ufite ubushobozi bwo kuba wawurinda mu gihe ufite ibindi bintu ukeneye mu gihe nari muto naramenya umugabo se ko nirinze
nta kintu wari wakamenya ibyo byihorere. ariko se mu gihe erega buriya umuntu akumbura ibyo yamenye. Nibyo niyo mpamvu na Pastor Mutesi nyine ashugumbwa akajyayo. Wako umuntu wese agira ibintu bibiri bitandukanye. Mama Sharirene afite ubushyuhe. Urumva? Ngeje abundi nigeze ko n'ikiganiro yigeze kwa Prodinga mu minsi ishize ari kuvuga ngo yasohokanye na sheri we. Sibyo? Yego. Yasangiye na sheri we. None yasangiye na sheri we kandi avuga ko nawe undi mugabo ashobora gushaka mu by'ukuri. Uyu mugabo we atwara indege. Sinzi akazi akora. Sinyere no kukamenya akazi k'umugabo wa Sharirene. Nako umusheri we. Ngo twara indege. Ariko uwo musheri we rero barakundana. Kandi yavuze ko atazigera yiteza iki abagabo. None tuvuge ko uwo mu by'ukuri mu Sharirene we bimeze bite? None se reka nkubwire, buriya abagabo bose saba gushyira mu rugo. Ushobora no gushaka umugabo uzajya ugufasha mu zindi sapoti runaka, agufasha kwishyura abana amashuri, agufasha kubaka inzu. Nese ziranzu ako ziranzu mbabarira cyo nzi cyo ziranzu abona ari credit ya banke nazo atari uwo mugabo uriya mugabo wenda akazi karako kuza kumuzimya. Ntawamenya ariko nyine bajya bareka kubeshya. Babwo Pastor Mutesi amurusha ubwenge nta naho bahuriye. Pastor Mutesi agiye atakugira ngo ejo nzajya kurwara ibirwara naza hunguye mbonana n'uyu afazari niyo tutasezerana cyangwa se tubana ariko yaze byitwe yuko ari mu tubana mu rugo nashaka yitwihabara ariko tubana mu rugo bitandukanye na Sharirene ejo kunyura akabona agasore keza kogoshe neza akahita avuga ati ngwino dutahane ejo yanyura kuri ati ngwino dutahane. Yego. Hanyuma rero wowe kuri wowe njye kuri njye ubwo niyo realite yanjye ntago nakongera gushaka. Nafata inzira nkagenda nkarera umwana wanjye nkakorera ifaranga umwana wanjye akabaho neza nagira ikinamburana nanjye nkabaho neza ubundi ubuzima bugakomereza ku mavide kandi siko kugira ngo mfate umwanzuro wo gushaka ivide afaze nanjye najya nyenda nkishakira ku kana gatoya ibyo biraruta ariko nitubane gatoya kandi nyina kana gato sinajya kurushaka urusaza kandi rwo rubaga impande rujya kunshiramo ibyo birwara n'ibiki byose kareka najya kwishakira kana gato. Hari ukuntu rero uri kubivuga gutyo nkakureba nkabona n'icyumweru nticyashira sinzi ukuntu ndi kubibona. Kizo umunyine umuntu wese erega ubundi umuntu akwereka kubona ukumbura Kizo umuntu akwereka ibyo wowe ukeneye kubona urabyemera. Yego. Umuntu akwereka uwo wowe ukeneye kubona ariko wowe wanyawe ntago umuzi. Yego. Umuntu akwereka ngewe ubu nukuvuga wowe unyiyereka uko ushaka ko nkubona uko mbona sinzi ukuntu none ndeba ngahinguranya wowe uko rero ureba ugahinguranya n'amaso ya Satani akurimo akuvemo mu izina rya Yesu. Aryo sengera kwa Kabendera kwa Kabandana Kabendera nawe urumurwende sinzi ukuntu ndeba nkabona n'icyumweru nticyashira kutase kitashira imbere mu mubiri kinashize amavide y'abagatoye se nge ndemerine nanjye bageze bajya kunjyana igitagata ufite ubushobozi bwo kuba wo kwihangana icyumweru kigashira. We ntiwakwihangana yewe uyu uwo sinjye mbese n'umunsi ntiwashira. Ngewe mfite ukuntu urumva ubitekerezwa umubiri wanjye ukora neza 100% ukahita usara. Niyo ntasara mba afite Yesu ukahita usara ukahita ugenda ukagemura ibibazo ufite ariko biri bikira ariko muramenye mw'abakobwa tujya tugira urukumbuzi. Njye nabyo urukumbuzi rero ngira Pastor Mutesi umuhoye urukumbuzi oya nagenda nyine niyumva icyo abandi bagore bagize gute bamurushijeho muri no minsi ntagende pe azahirwe sinanamusabira ibibi azabyare yororoke yuzuze. Ikintu rero Pastor Mutesi ashaka gukuraho ni kwa kundi ko kumubonana umugabo bahuriye mu kazi bahuriye mu kiganiro mugatangira mukavuga ngo batwaye umugabo w'abandi nibyo ashaka gukuraho. Ariko urumva ko amateka agenda yisubiramo buriya ngo uriya mugabo yari afite undi mugore bagize gute babanaga ese ubwo urumva yari iki nyine atarihabara nawe ubu wasanga n'uwo bagiye kubana nawe afite umugabo wundi mugabo ariko ndakurahiye njyewe menye yuko ari nk'umugabo wanjye Pastor Mutesi mbimenye ko ari nk'umugabo wanjye ni urugero nyine dutanze nk'ubu ni urugero nk'uwo mugabo nyine bikazamenyekana nyine ni urugero bikazamenyekana ko wenda ni urugero uwo mugabo nyine uyu nguyu bagiye kubana ari nk'umugabo w'undi mugore ndakurahiye nitwakirana
nitwakirana usanze ari uwawe cyangwa se ari umwe mu basore bagutereta ubu ngubu njyewe uri umusore unereta utari umugabo wanjye nta kintu twapanga icyo gihe waba uri umugabo wa Pastor Mutesi undi uri umugabo wanjye ari icyemeza ko undi umugabo n'abandi umugabo we ni iki ntacyo niba umuntu nta attestation ya mariage mufitanye nta kimenyetso cyerekana ko uri umugabo we n'undi ari umugore wawe nta gihari ntacyo kwitwa ko twarabyaranye mwabyaranye se ibyo araho bikirya